Ihuriro rya mbere ryabereye imbare muri diyoseze ya Kabgayi. Uyu musaraba wahetuye amadiyoseze yose y'igihugu cyacu inshuro ebyiri, urongera usubira i Kabgayi, none ugeze n'inaha. Rubyiruko bavandimwe, Yezu yemeye gupfira ku musaraba, awugira isoko y'ubuzima n'ikimenyetso cy'urukundo. Ntiyabitewe n'intege nke cyangwa kwifuza kubabara, ahubwo ni ukugira ngo turonke ubuzima muri we. Kurangamira umusaraba ni ukurangamira inkomoko yacu, niho twacunguriwe. Utazi yava kumenya iyo ajya biramugora. Iki kimenyetso cy'urukundo gihora kitwibutsa inkomoko yacu n'amizero yacu, kuko turi mu rugendo rw'amizero. Rubyiruko, Kristo ubwe niwe wabakoranirije hano, niwe wabararikiye iri huriro, niwe wabaherekeje mu rugendo mwakoze. Rubyiruko, banje kubaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose mu mitima yacu. Amen. tubazaniye ikimenyetso cy'umutsindo, umusaraba wa Yesu Kristo. Uyu musaraba tuwumaranye imyaka ibiri. Twari twawuhawe umwaka ibiri ushize, dushyikirijwe n'urubyiruko rwa diyoseze ya Kigali. Wanyuze mu paruwasi yose ya diyoseze yacu ya Ruhengeri, aho wanyuze hose watweretse imbuto nyinshi tubashyikiriza. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo n'umutsindo wa Kristo. Tuje kubasangiza ibyishimo twatewe n'imbuto weze iwacu, tubifuriza namwe kuzarumbukirwa n'urukundo rwa Kristo. Nibyo byiza biva ku dusaraba tubazaniye. Urubyiruko rwacu kuva mu ntangiriro za Kiliziya Musaraba ni ihuriro ry'abemera Kristo. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II yahaye urubyiruko umusaraba ho ikimenyetso cya mizero. Urubyiruko nimwe mufite imbaraga zo gutwara imisaraba y'isi, muyisanisha n'umusaraba wa Kristo. Isi ntiyaheka umusaraba nta rubyiruko. Turabashimira rero ubwo ubutumwa muduhaye. Diyoseze yacu ya Byumba igiye mu mujishi mu myaka ibiri yose, igiye gusoroma imbuto zizera ku giti cy'umusaraba bazisangize urundi rubyiruko rwo mu Rwanda ndetse no hirya ku isi, kugira ngo twese hamwe mu rukundo rumwe, mu kwemera kumwe, turirimbe intsinzi yacu turamya uwo musaraba.